abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'177 cy'ikinamico Shira Impumu, aho nyuma yo kurangiza igihano cy'agafungurwa akagaruka mu muryango nyarwanda, Musafiri noneho yatangiye kwitabira gahunda zitandukanye zihuza abaturage, harimo n'ibiganiro bitegurwa na Karabu dufatanye urumuri bivuga ku rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa Abanyarwanda bamazemo imyaka 30. Hagati aho Simbikangwa, nyuma yo kubura Roza ku murongo wa telefone, yatumye umukobwa we Gatesi kujya kureba ko yaba ari mu rugo. Ese Roza yaba yaragiye he ku Gatesi ageze bakamubura? Simbikangwa se arabyifata mate? Nta kundi amatsiko ufite yashira udakurikiye ikinamico Shira Impumu. Reka mbareke mukurikire igice cy'178. Ese Mukamuso, amenye ko boss yampaye uruhushya? Ibyo uvuga nibyo Kimo? Ndashaka kuzasubira mu kazi maze kubimura, ubu ngiye kureba abafundi barangiza iriya nzu. Nukuri tugize amahirwe. Iyo minsi tugomba kuyibyaza umusaruro. Niba ugasubira mu kazi, hari ikintu gifatika dukoze. None se papa, ubwo ubonye konji, waretse tugahoma iriya nzu tukareba ko twayimukiramo vuba. Nukureba uko twakwimuka vuba tukava muri aya manegeka. Ibiza bitazongera kudusanga hano mu Gahinga. Ibyo muvuga nibyo. Ndaza kubwira Ndorimana ejo azaze kudufasha gukinga iriya nzu. Hari amafaranga boss yangurije, ubwo nayo twashakamo agasima ko gutera iriya nzu. Sinumva se ahubwo inzira birangiye. Rwose uzasubira mu kazi tumaze kuyimukiramo. Ugira ngo ubushize Imana ntiyakinze akaboko? Ibiza byongeye kudusanga aha, sinzi ko warokoka. Rwose tugomba kwimuka. Nukuri abaturanyi bacu ntako batagize ngo baduhe umuganda. Nibyo rwose abaturanyi batubaye hafi. Ese Mukamuso, wareba icyo utereka ku mashyiga kw'inzara inyisha? Reka ndora mare kwasa mbona inkwi zo gutekesha. Ariko muzi ko hari ikintu gikomeye twibagiwe gukora. Ikihe kintu se kandi ndo? Nukuri twibagiwe kubaka ubwiherero. Mana ishobora byose, uzi ko ari byo? None se Kimo, ubu tuzimukira mu zitagira ubwiherero? Ariko ndo, nibyo byawe sha? Nari nzi ko uzambera aho ntari, none inzu yuzuye nta bwiherero ifite. Ubwo se murumva ibyo kwimuka bitajemo kidobya? Ariko rero ngewe ndumva dushobora kwimuka tukajya tujya gutira ubwiherero kwa Foromina. Aho ntunyumvira umuhungu wawe? Ubu umuryango muzima urimo umugabo, umugore n'abana, tukajya tujya gutira ubwiherero? Ibyo byaba ari ugukabya pe. Foromina agire kuduha ikibanza cyo kubakamo, aduha umuganda, arihira amashuri umwana wacu macibiri, niturangiza ngo tujye no kumutira ubwiherero. Oya, ibyo byaba ari ukugondoza Foromina pe. Rwose ibyo ntago byaba ari ukwihesha agaciro. Gutira ubwiherero muri iki kinyejana turimo, ngewe ntago nahinguka iwe da. Nitwimuka tutarabwubaka nge nzajya ngaruka hano. Ariko mama nawe urasetsa. Ubwo se urumva ibyo bisekeje? Urabura gutanga igitekerezo ahubwo ugaseka. Nimureke gucyocyorana turebe icyo twakora. None se uragira ngo tubigenze gute Kimo? Ngaho nawe mbwira. Ariya amafaranga twari kugura sima, mureka rero dukoresha twubaka ubwiherero. Ubwo se koko tuzaba mu nzu idafite sima papa? Humura ndo, sima tuzayishyira nyuma twaramaze kuyimukiramo. Icyo gitekerezo nicyo, ahubwo nituva mu nama zo gushaka umufundi. Harya inama ya Karabu dufatanyira umuriro abaryari. Ese ubundi ni ngombwa ko nanjye nyijyamo? Turajyana, ntabwo nagenda nkusize mu rugo. Turaza gushimira abagize Karabu dufatanyira umuri, baduhaye umuganda wo kutwubakira udahari. Umva ahubwo nkubaze Kimo, nugera ku kazi uzabona gahushya ko kugaruka? Ku muryango wa Foromina uzashyingura mu cyubahiro, umubiri wa se wawe wazize Jenoside yakorewe Abatutsi wabonetse? Niba ari uko bimeze nzashaka uruhushya. Ahubwo uzanyibutse nzaze imbere.
erega Foromina ni umuturanyi akaba n'umubyeyi wacu. rwose nzakwibutsa tuzamube hafi. ese papa nturahumuza? ndi hafi nshigaje gukama bihogo. none se aho wari ugiye ubasanze yo kutebutse gate? yewe roza nsanze ntawe uriyo. biraba ibyuya ntibibe amaraso. none se ntabwo wabajije umukozi aho yagiye? yewe rwose ntaba ariyo. aho roza ntiyaba yahuye n'ikibazo ntitubimenye? niko ye, ngaho ndebera nimero y'umukozi we tumuhamagare tumubaze amakuru. iyo umukozi ntayo ngira mfite ya roza yonyine. tubigize dute? ubu se roza byamugendekeye gute mwuka byarama? harya muheruka kuvugana ryari papa? erega ejo nimugoroba twavanye mu biganiro bya karabu dufatanye urumuri, dutaha tuganira nk'ibisanzwe. gusa dutandukana yari yambwiye ko nagera mu rugo araza kumvugisha kuri telefone. none se nijoro ntago mwavuganye? nijoro nagerageje kumuhamagara telefone yanga gucamo, yewe na mu gitondo mbyutse nabwo nongeye biranga. reka twizere ko nta kibazo yahuye nacyo. ibyo ari byo byose burajya kwira twamaze kumenya amakuru ye. gusa nibigera nimugoroba telefone ikaba ikomeje kudacamo, uze kunyura urebe ko wahasanga umukozi umubaze amakuru ye. reka twizere ko turaza kumubona papa. gusa iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda usanga roza atameze neza pe. n'ubundi ejo tuva mu nama wabonaga asa nk'uwacitse intege. rwose biradusaba kumuba hafi muri ibi bihe. ese papa waretse tukabwira roza akaba aje hano tukabana tukamuba hafi cyane cyane muri iyi minsi yitegura gushyingura mu cyubahiro umubiri wa nyirakuru wazize jenoside yakorewe abatutsi wabonetse. icyo gitekerezo cyari cyiza, gusa ntabwo yaza kuba hano tutarasezerana imbere y'amategeko ngo tubane nk'umugabo n'umugore. none se tubigenze dute? ko roza ari imfubyi akaba nta muvandimwe cyangwa mwene wabo afite hafi ngo nibura babana areke kwigunga muri ibi bihe. abavandimwe afite ni twe, gusa abagize karabu dufatanye urumuri twe tugomba kumuba hafi by'umwihariko. ibyo uvuga nibyo pe. birakwiye ko abanyarwanda dukomeza gufatana urunana tukaba hafi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse tukanabahumuriza, tukabereka ko batari bonyine muri iki gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. nibyo rwose tugomba gukomeza guhamya ubumwe bwacu n'imibanire myiza nk'abanyarwanda. naho ubundi gate njye numva icyaba cyiza ari uko muri iyi minsi wajya ujya kuraza roza mukaba muri kumwe ukajya umuganiriza. nibyo nanjye nahoze mbitekereza. buriya roza nubwo abana n'umukozi ntibakunda kuganira, iyo ageze mu rugo ahita yigira mu cyumba cye. reka tumube hafi atazongera guhura n'ihungabana nk'uko byamugendekeye mu myaka yashize. nibyo birakwiye papa. ngaho akiri amatu yajyane mu nzu, ndabona wa muhungu yatinze kuza kuyatwara. nyamara uriya muhungu ukwiye kumuhitura papa, mbona asigaye akererwa. yewe wahora n'ikigate, uzi ko ashaka kuzanteranya n'abakiriya. nagera hano rwose ndaza kumuganiriza yisubireho. nibyo pe, nk'ababyeyi baba bakeneye amata hakiri kare kugira ngo bayateke mu gikoma cyangwa icyayi cy'abana bagiye kwiga. reka twizere ko araza kwisubiraho akajya azinduka. ntacyo, reka mu gihe ataraza mbe nyateretse muri saro ku meza. nta kibazo mwana wa, reka nanjye mbe nitegura kujya mu kazi. Musafi, akira mfashe iyi telefone mfunge neza uru rugi. uretse gukinga mbanze nza n'ingofero yanjye nari nyibagiwe. iyihe ngofero se kandi? imwe y'umutuku nkunda kwambara iyo nsohotse mu rugo. iriya wambara ukayimanura ukayikinga mu maso? iriya ngofero yawe sinyikunda pe. ariko si gutwaye iki? kuva mfunguwe ubona itaramfashije. hari abantu duhura natambuka ntibamenye. kwihisha muri iriya ngofero ni nko kwihisha mu murima w'ubunyobwa. reka se nawe kumvugiraho. ese izi nama za hato na hato ni iza rubanza ki? harya sinakubwiye ko uyu munsi dufite ibikorwa bibiri muri karabu dufatanye urumuri? ntabyo wigeze umbwira. uyu munsi harabikize. uyu munsi dufite inama idasanzwe aho abagize karabu dufatanye urumuri turi buze gutera igiti cy'ubumwe n'ubudaheranwa. ni ukuvuga ko urubyiruko ruraza kwifatanya n'abakuze se mu gutera icyo giti? turaza kwifatanya dutera icyo giti nk'ikimenyetso kigaragaza urugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa abanyarwanda tumazemo imyaka 30. none se Veroni, urumva ibyo bintu njyanyemo nanjye bindeba koko? bitakureba se wowe nturi umunyarwanda? erega njye wibuke ko nabo muri karabu dufatanye urumuri. nubwo uyu munsi utayirimo ariko mu minsi iri imbere ushobora kuzayizamo. ese nkubaze, Rwema na Simbikangwa nabo baraba bahari? baraba bahari nyine, urumva bahabura se? naho se Foromina Gakwandi na Kampire? erega abo bose umbaza tubana muri karabu dufatanye urumuri, ahubwo ni wowe uburamo. reka tugende ubwo ndaza gucunga aho ba Rwema bicaye nanjye ariho nicara. ninde wakubwiye se ko hari icyo dukurikiza mu kwicaza abantu? ubwo se urumva nakwicarana n'umuntu nka Gakwandi bigakunda? ariko kuki udahinduka Musafi, muticarana asa gutwaye iki? jye mbere tugende ibyo ugenda se. nyamara ukwiye kuza muri karabu dufatanye urumuri rwose bakakwigisha. Veroni,
uriya si roza uri imbere, reka twihute tujyane nawe. mucisha make tuganire badi. muceceke twumve icyo Foromina atubwira Zawadi. ariko Zawadi naragowe, ubu urabona ari njyewe uri kuvuga njyenyine. ceceke twumve Foromina. Murakoze cyane. Nk'uko mubizi rero abagize club dufatanye urumuri twahuriye hano muri aya masangano y'umuhanda ujya ibwera amahoro n'inyamitavu ndetse no ku Gasharu. Ikiduhuje ni ugufatanya gutera igiti cy'amahoro nk'ikimenyetso cy'urugendo tumazemo imyaka 30 twunze ubumwe. Hano rero tukaba turi kumwe n'abantu bakuze bazi byinshi ku mateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa muri iyi myaka 30 igihugu kimaze cyiyubaka, dufite n'urubyiruko rwavutse. Urwo rubyiruko rukaba rufite inyota yo kumenya amateka y'igihugu cyacu. ese wamaho uriya mugabo uri kumwe na Simbi kangwa ko ntamumenye ninde? ntabwo muzi se, yitwa Claude, ni musaza wa Jeannette. we na mushiki we ni Simbi kangwa wabahishe muri jenoside yakorewe Abatutsi, ubasigaye abiburaye. ese mama uyu ni waguriye Simbi kangwa ya moto? nuriye rwose numva bavuga ngo agira umutima mwiza. yewe inama nirangira ndaza kumuhobera, ndabona ari umusore mwiza. uzi guhinda, uriya ntabwo ari umusore arubatse. Aho inyuma baza Zawadi muceceke nkomeze di. ariko Zawadi ceceka, ndakwinginze ntongere kuvuga inama itararangira. ariko Zawadi nagorwa. ceceka yewe, barakubwira ngo ceceke ukongera ukavuga. Nkomeje, nk'ababyeyi turi hano turasabwa gufasha urubyiruko kurushaho gusobanukirwa amateka y'iki gihugu bakamenya ukuri. Nk'ababyeyi waba ari umusanzu ukomeye dutanze. Reka mbasabe rero munyemerere nsabe Simbi kangwa aze hano imbere atuyoborere uyu muhango waduhurije hano wo gutera igiti cy'amahoro. Murakoze. Nyamureka icyo giti nimugikure mu gihoho. ese wamaho bariya abantu mbona barimo kuza bakerewe, si Rose uri kumwe na Musafiri na Veronica? koko uzi ko ari bo koko, habuze gato baba basanze twamaze gutera igiti. mbwira gate ngo Rose mwari mwaramubuze? inama ya club dufatanye urumuri irarimbanyije. hagati aho Roza wari warabuze aje mu nama yakerewe. ese mama yari yaraburiye. ntuzacikwe n'igice k'179 cy'ikinamico Shirimumu. bakunzi b'ikinamico Shirimumu, uyu ni umwanya twageneye ubutumwa mugenda mutugezaho, bubimburiwe n'ubwanditswe n'uwitwa Peter Clever Muragijimana wo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika, aho yanditse agira ati muraho bari mu beza mudutegurira ikinamico Shirimumu. ni ukuri ikinamico Shirimumu iratwubaka cyane urubyiruko. ubu mu rubyiruko ubumwe n'ubwiyunge biraganje kubera mwebwe murakarama. Kwizera ku Gisozi mu mujyi wa Kigali we yagize ati Shirimumu turabakurikira, ni ukuri inyigisho muduha ziradufasha. Irafasha wo mu karere ka Ngoma we yanditse agira ati nishimiye ikinamico Shirimumu mutugezaho, naho Veronica yumvikana n'umugabo w'Umusafiri bakareba uko batangira kwishyura imitungo y'abandi basahuye. Umutoni wo mu karere ka Rusizi ku Nkombo nawe yaratwandikiye agira ati mbashimiye ikinamico nziza mudahwema kutugezaho, kandi nizeye ko abanyarwanda tumaze gutera intambwe mu bumwe n'ubwiyunge duharanira kuba intwari. Uwitwa Vincent Serugendo we yanditse agira ati tubashimiye ubutumwa muduha butwubaka, kandi Zawadi akomeje kutubera intangarugero. mukomerezaho tubari inyuma 100%. dusoreje ku butumwa bw'uwitwa Twizeyimana Theogene mu karere ka Gakenke wanditse agira ati mwiriwe neza bari mu beza, turabakunda, dukora inyigisho mudahwema kuduha, ni ukuri mwongereye iminota mwaba mukoze. ubwo nibwo butumwa twahisemo kubagezaho uyu munsi. reka dushimira abanditse mwese, arabo twasomeye ubutumwa n'abandi benshi tutabashije kubusomera kubera umwanya utabitwemereye. mwese mwarakoze. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788 30 65 39, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.